reka mbabwire torero, igihe Satani atararakazwa nuko ukijijwe murakizwa. Igihe abadayimoni batararakazwa nuko ukijijwe ntiwari wagera ku gihagararo cya Kristo. Ugomba gukizwa kugera ku kigero Satani arakazwa nuko wakijijwe. Muraza kunyumva? Hari utuntu mujya muririmba ngo ni Imana irindi isezerano, mukagira ngo irindi ibyo kubaha amazu gusa n'iryo kubadihira ririnda. Imana ibika ijambo ryayo kugira ngo izarisohoze. Imana irashaka kuzagaragaza ko wakijijwe, ukaba ukabibyirato, ikajya ivuga ngo mfite umugore ukijijwe, mfite umugabo ukijijwe, mfite umukobwa wamaramaje, mfite umusore wamaramaje. Haleluya. Abavuga mwami bamuvugira mu makorari, bamuvugira mu kidiya, bamuvugira aho bamuvugira hose. Abavuga mwami badakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ngo bazamugera imbere ababwira ngo nubwo mwahanuraga, ariko mwahanuraga mu mazina yanyu, ntimwahanuraga mu izina ryanjye. Nubwo mwabwirizaga mu mazina yanyu, ariko ntimwabwirizaga mu izina ryanjye. Nubwo ntimwaririmbaga mu izina ryanjye, mwaririmbaga mu mazina yanyu. Abashaka ibyiza, abashaka kubona umugisha, abashaka kubona ibyo mwita ko bizagira icyo bibamarira, niba bishakisha gukora ibyiza badacogora. Ndabwa ntiyo turi mu mwuka ntidutekereza iby'inaha, ahubwo tureba gakondo. Amashyi menshi kwa Yesu we. Haleluya. Ntabwo dutekereza iby'inaha, nubwo ari wo tuba, nubwo ari wo dutuye, nubwo ari wo dukorera. Isi irabidusaba, ibihe birabidusaba, ariko ntabwo bidutwara umwanya, ntabwo imitima iduhagazemo, dufite ibindi byiringiro. Hari utuntu mujya muririmba ngo ni Imana irindi isezerano, mukagira ngo irindi ibyo kubaha amazu gusa n'iryo kubadihira ririnda. Irinda yose, si iryo kuguha umugabo gusa irinda. Imana igisigaza akantu gato kazatuma uyishaka, kakwibutsa ko uyikeneye, gahora kagukomanga kakubwira ngo uracyankeneye nduwiteka. Ako kantu umuntu akambariraho ibitenge bihenze, umuntu akakariraho kawunga, ariko gahari ako. Kandi buri wese agira ke. Niyo mpamvu mu rugamba buri wese arwana ukwe. Ngo iteka ryose yampanurira ibintu bibi, nta jambo ryiza na rimwe ndumva mbwira. Jambo ryiza rero, hubakiye inzu, hujyanye Canada, hujyanye muri Amerika, cakira, nibyo bikundira gusa. Iyo babwiye kwihana ntibabyumva, reka ubusambanyi ntibimure, reka ubujura ntabyumva, ashaka ngo Imana imubwire iby'inaha gusa. Imana iguha amatwi yumva, barangi batazaguhanurira ukagira ngo niyivuze. Erega nabo baratitira, barabyina nkamwe. Joseline Mukatete, ndi umukristo ukunda Imana cyane na Yesu Mwuka Wera. Ndashima Imana kuba muri iri teraniro. Reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome mu izina rya Yesu igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 22 umurongo wa 31. Ndizera twahageze. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, kandi ubwo umwami w'Isiriya yari yategetse abatware b'amagare ye uko ari 32 ati, ntimurwanya aboroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami w'Abisiraheli wenyine. Nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati baravuga bati, ngo uriya umwami w'Abisiraheli koko.
icyo cyatumye bamuhindukiriraho kujya kumurwanya. Yehoshafati arataka, ariko abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisiraheli, barakimirana barorera kumukurikira. Nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa, ahamya umwami w'Abisiraheli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami ni niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati, kurura urukoba duhindukire unkure mu ngabo, kuko nkomeretse cyane. Uwo munsi intambara irushaho gukomera. Umwami bamufatira mu igare rye, ahangana n'Abasiriya. Agejeje nimugoroba aratanga, amaraso ye yimisha ava mu nguma, adendeza imbere mu igare. Izuba rigiye kurenga, bararangurura mu ngabo bati, umuntu wese niyisubirire mu mudugudu w'iwabo no mu gihugu cyabo. Uko niko umwami yatanze, bamuzana i Samariya, bamuhambayo. Igare rye baryogereza ku kidendezi cy'i Samariya, imbwa zirigata amaraso ye nk'uko Uwiteka yari yabivuze, kandi aho niho abamaraya biyuhagiriraga. Imana idufashe cyane. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7, Matayo 7:21. Kubera ko twamenye ko iteraniro risoza saa 10, turakoresha igihe neza, nibitarangira tuzagaruka kubivuga, kubera ko nabica gahunda bakwiye gucyaho. Matayo 7:21, dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 21. Dusome mu izina rya Yesu. Matayo 7:21 haravuze ngo, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Amen. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 6. Dusigaje gusoma ahantu 2 gusa, tugasobanura aya magambo nk'uko umwami yayaduhaye, tugasenga. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 2 umurongo wa 6, ndihuta, haravuze ngo, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvira iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Amen. Turasoreza mu rwandiko rwa 2 Petero yanditse, niho ndi busoreze, hanyuma tuganira aya magambo Yesu yampaye. Rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9. Aravuze ngo, umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza, no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe, ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere, bamazwe no kurarikira ibyonona, bagasuzugura gutegekwa. Amen. Niba Eric ari hafi azamfashe, ego ducurangira Imana, turirimbe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu, haleluya, haleluya. Muraza kunyikiriza nubwo harashyushye, nabyumvise, ariko biragenda neza. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo,
twiringira Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani izategeka isi yose tuzanesha dusaba kuko Imana ikitwumvira tuzanesha dusaba kuko Imana ikitwumvira dore impanda ziravuze muze twese dukanguke kuko Imana yacishaka yuko twese tubabe buri muntu mw'itorero abuwejejwe muri byo nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya. Amen. Turaganira amagambo Yesu yashyize ku mutima wanjye afite intego ivuga ngo umwambi niwe uzadutandukanya. Aha, umwambi niwe uzadutandukanya. Yesu ashimwe. Haleluya. Birashoboka ko mwanyikiriza mukavuga amen. Haleluya. Umwambi niwe uzadutandukanya. Sinzi uzawufora, sinzi aho azawuforera, sinzi n'uburyo azabikoramo, ariko hari umwambi ugiye gutandukanya umwijima n'umucyo. Hari umwambi. Amen. Hari umwambi uzatandukanya ibyera n'ibitera. Uwo mwambi urahari, ntago nzahana Imana yawushyize ariko urahari. Amen. Haleluya. Nasabye Yesu uyu munsi ngaze kumpa kuvuga buhoro ariko kandi tuvuga iby'imbaraga bikiza. Buhoro ariko bikiza bifite ubuzima bwa Yesu. Ijambo dusomye mu gitabo cya mbere cy'abami ni umwami witwa Ahabu wayoboraga imiryango 10 ya Isiraheli, n'undi mwami witwa Yehoshafati wayoboraga imiryango 2 y'Abisiraheli. Nabo murabyibuka ko ubwo Salomo yamaraga gukora ibyaha akimika ibigirwamana, Bibiri ivuga ko Imana yagabanyijemo igihugu kabiri, imiryango 10 ijya mu gihande kimwe n'indi miryango 2 uwa Yuda no wa Benyamini ujya mu kindi gihande, kubera ko Imana yari yababaye, kubera ko Salomo yari atangiye gukora ibintu bibabaza Imana, batangira kuramya ibigirwamana zimwe mu nshoreke yari yarazanye, abagore b'abanyamahanga, bituma umutima w'Imana ubabara. Kandi byaravugaga ngo ntimukagire izindi mana zose mushyira imbere yanjye, ntimukaramye ibigirwamana, ahubwo mujye musenga Uwiteka gusa. Ayo mategeko, iryo tegeko ryari rihari, Abisiraheli bari barizi. Hanyuma umutima wa Salomo rero urahinduka, ahinduwe nuko yazanye abagore b'inshoreke benshi, bituma bazana ibigirwamana by'iwabo babizana muri Isiraheli, bazana ikintu kizira mu bantu b'Imana. Imana irababara kugeza ubwo yafashe icyemezo cyo kugabanya ubwami kabiri, ubwami bwa Dawidi. Imana yari yabwiye ngo Dawidi ngo nzakomeza isezerano ryanjye nawe, ingoma yawe izahoraho iteka ryose, kandi nzaba Imana yawe nawe uzaba umugaragu wanjye. Iramubwira ngo kandi isezerano ry'imbabazi rizaguma kuri wowe, nta kizarikuraho. Iramubwira ngo ariko kandi mu rubyaro rwawe uzava mu mateka n'amategeko byanjye nzabihindura, ariko imbabazi zanjye zizaguma kuri wowe. Munyikirize amen. Imana ibabazwa n'icyo Salomo umuhungu wa Dawidi yakoze, bituma ubwami bwa Isiraheli bwigabanyamo ibice 2. Hanyuma uyu mugabo Ahabu yarayoboye imiryango 10 y'Abisiraheli. Murabyibuka ko Abisiraheli
bava ku mugabo witwa Yakobo wabyaye abana 12 na mushiki wabo Dina, ariko amateka ya Dina ntibayavuga cyane, birangiriraho kari mushiki wabo gusa. Hanyuma bagakomereza kuri basaza be 12. Iyi miryango 10 yayoborwaga n'uyu Ahabu. Hanyuma Yehoshafati akayoborwa akaba umwami w'Abayuda ndetse n'Ababenyamini. Bibiliya ivuga ngo nuko Ahabu yaje gukora ikintu gikomeye. Usomye mu gice cya 21 harimo amagambo akomeye cyane. Nshaka kuvuga ibintu bitatu byatumye umutima w'Imana ubabara. Imana ifata icyemezo kuri uyu mugabo witwa Ahabu. Mbese murimo muranyumva torero? Munyikirize amen. Imana ifata icyemezo gishaririye gikakaye. Ifatira icyemezo Ahabu yakoze ibyaha byinshi, ariko nawe ari mu bagabo basanye ibigirwamana muri Isiraheli, abifashijwemo n'uyu mugore witwa Yezebeli. Uyu Yezebeli yasanye ibigirwamana bibiri bikomeye, icyitwa Ashera n'icyitwa Baali. Arabizana abishyira mu Bisiraheli. Hanyuma Abisiraheli bananirwa gusenga Imana, batangira gusenga ibigirwamana. Uyu Yezebeli ni umwe mu bagore batangaje cyane babaye mu isi. Babaye abagore bagaragaza ubwami bw'umwijima. Bazanye ubwicanyi muri Isiraheli budasanzwe, bazanye ubusambanyi budasanzwe mu Bisiraheli. Umutima w'Imana urababara. Imana ifata icyemezo kugeza ubwo uyu mugabo Ahabu ngo yicishije Naboti. Uyu Naboti ngo yari umugabo w'umukiranutsi, ngo afite uruzabibu ruturanye n'urugo rwa Ahabu. Biravuga ngo umunsi umwe Ahabu arimo aratembera, ngahinguka ku ruzabibu rwa Naboti. Aramubwira ngo Naboti, wampa uruzabibu rwawe ko nabonye ari rwiza, nkakuguranira, nkazaguha urundi rwenda gusa narwo, ariko ukamura uruzabibu rwanjye. Naboti aramubwira ngo uru ruzabibu mfite rufite amabwiriza n'amategeko. Munyikirize amen. Mwamenyira ibihe byose. Haleluya. Uru ruzabibu naruhawe na basogokuru, kandi amagambo baruvugiyeho ni amagambo akomeye. Kirazira ko nafata uruzabibu rwa basogokuruza nkaruguhereza wowe mwana. Niba ibyo ufite bitakunyuze, ibyanjye ubireke rwose. Uru ruzabibu rufite amabwiriza n'amategeko. Uru ruzabibu rufite icyo rwavugiweho, kandi nicyo gifite imbaraga. Nubwo rwenda gusa n'urwawe, ariko uru ruzabibu rufite ibanga rikomeye. Twese amen. Muraza kunyikiriza se? Haleluya, haleluya. Biraza kuryoha ndabizi, nubwo numva birimo imbaraga zikomeye, ariko biraza kuryoha. Uyu Naboti ahakanira umwami, aramubwira ngo kirazira, sinaguha gakondo, sinaguha umurage w'abasogokuruza, ntibibaho. Biravuga ngo Ahabu ararakara kubera ko Naboti yamwimye uruzabibu rwe. Ngararakara, agira umujinya mwinshi. Umujinya umubuza kurya, umujinya umubuza kunywa. Ngaragenda araryama n'umujinya wose. Reka mbabwire torero, igihe Satani atararakazwa n'uko ukijijwe, nturakizwa. Igihe abadayimoni batararakazwa n'uko ukijijwe, ntiwari wagera ku gihagararo cya Kristo. Ugomba gukizwa kugera ku kigero Satani arakazwa n'uko wakijijwe. Muraza kunyumva? Muraza kunyumva ndabizi. Yesu ari kumwe natwe, munyikirize amen. Biravuga ngo Ahabu ararakara, umujinya mwinshi. Ngo umugore we Yezebeli araza aramubaza ngo mugabo wanjye ko warakaye, ni iki cyakurakaje, habaye iki? Haramubwira ngo umugabo yansuzuguye witwa Naboti, yansuzuguye, yanyimye uruzabibu rwe, kandi namubwiye ngo ndarugura arabyanga, namubwiye ngo ndamuhindurira muhurundi arabyanga. Yanteye umujinya, niyo mpamvu ubona nanze kurya. Yanteye umujinya, niyo mpamvu ubona nanze kunywa. Ndumva nta kintu nshaka. Yezebeli aramubwira ati ryamire mugabo mwiza, iyo serivisi ndayigukorera. Iryamire. Ngahita ategura amasengesho y'iminsi 2. Ngahamagara Abisiraheli bose, arabwira ngo nimwiyirize iminsi 2, hanyuma muzahamagare na Naboti aze muri ayo masengesho. Ngahereza abantu ibiguzi, abaha amafaranga. Bibiliya bita abagabo b'ibigoryi. Arabwira ngo muzicare hafi ya Naboti,
mwumva amasengesho avuga, n'abavuga ukuri ibyo biramaze, n'aba ibyo azabavuga byose ntibindeba. Muzandike urwandiko muruzanira umwami, muvuge ngo Naboti yasenze atuka Imana n'umwami. Cyaraziraga muri Isirayeli gutuka Imana n'umwami, bamutegera ku bintu bazi ko atashobora gukora, ngo bamuhimbira ibinyoma. Torero turi kumwe, munyikirize haleluya. Ngo bamuhimbira ibinyoma, ngo amasengesho arangiye, ngo bazane inzandiko imbere y'umwami, inteko yose iteranye, babwira abaturage n'umwami, baramubwira ngo Naboti yasuzuguye Imana, yasenze Imana yituka, kandi yatutse n'umwami. Biravuga ngo nuko ayo mategeko aramufata, ngo bafata Naboti bamujyana inyuma y'umudugudu, ngo bamutera amabuye nk'uko amategeko ya Mose yavugaga. Bamwica Imana ireba, azira gukiranuka. Bamwica Imana ireba, azira kwanga gutanga gakondo. Arapfa. Reka mbabwize ukuri, nta gihombo kibaho iyo Imana yapfushije umukiranutsi. Muraza gufashwa ndabizi. Nta gihombo kibaho iyo Imana yapfushije umukiranutsi. Inaha turarira ariko ijuru rikaririmba. Dukomera Imana amashyi menshi. Ayo mashyi nibara ya Yesu tuyikomera amashyi menshi. Nta gihombo kibaho iyo Imana yabuze, iyo Imana yakiriye umukiranutsi. Isi irababara, isi irarira, kubera ko turi abantu dufite amarangamutima, ariko ijuru rikaririmba ngo intwari iratashye. Hekereza ko abamarayika bafite Naboti araje, umugabo w'intwari wanze gutakaza indangagaciro. Naboti araje. Biravuga ngo nuko Imana ibwira umuhanuzi, iramubwira ngo ihute, ugenda umbwirira Ahabu na Yezebeli, ubabwire ngo mwishe Naboti ariko umukiranutsi ntapfa. Ndashimira Imana. Haleluya. Haleluya. Mwishe umukiranutsi ndeba, amaraso y'indimo ndayariya, ariko mu ijuru turi guserebura, turishimye. Icyakora tuzahorera amaraso y'umukiranutsi, tuzavugira umukiranutsi. Bibiliya ivuga ngo abakiranutsi ntibapfa, ngo bahora bibukwa, ngo amazina yabo ntajya azima mu isi. Amazina y'abakiranutsi ntajya azima, niyo bapfuye barakomeza bakibukwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Muraza kuryoherwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Mu bintu bidatera Imana ikibazo nubwo n'ubundi nta kibazo igira, no kubona umukiranutsi yatashye. Ariko inzira yanyuzemo ataha, hari igihe igigaruka ikaza kuzirekarama, ikaza kubaza ibyazo, ikaza kubaririza icyabiteye. Munyikirize amen. Ikaza kubaririza icyatumye uwo muntu agenda, ikamurwanaho kandi atanagihari. Amazina y'abakiranutsi ntajya yibagirana. Ndashimira Imana ko amazina y'abera atazibagirana. Imana ihabwa icyubahiro. Umuhanuzi araza abwira Ahabu, aramubwira ngo wishe Naboti ndeba, nari mpari narebaga, wamujijije ubusa. Amaraso ya Naboti imbwa ziri kuyarigata ndeba, ariko nzamugarukaho, nzamuhorera adahari. Iramubwira ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho zizarigatira amaraso yawe. Ndabivuze ndi Uwiteka, nzabisohoza. Hari utuntu mujya muririmba ngo ni Imana irindi isezerano, mukagira ngo irindi ibyo kubaha amazu gusa, n'iryo kubadihira ririnda. Kumba gusuzuma iryo yaguhaye, sibyo? Ko mundakariye. N'iryo guhana inkozi z'ibibi biraririnda. Irinda yose. Irinda yose. Si iryo kuguha umugabo gusa irinda, niyo utumvira
iraririnda imenya ikikorera abatumvira. Si iryo kuguha umugore gusa, si ibyirinda gusa, no kumenya uko urwo rugo barutwara, iby'abagabo bubaha Imana nabyo imenya uko ibyitaho. Ibintu byose rero Imana irabirinda kugira ngo igayidinge cyangwa irinde icyubahiro cyayo. Yesu we, haleluya, haleluya. Imana ifata icyo cyemezo. Mwibuke intego turiho ivuga ngo umwambi uzadutandukanya, umwambi w'Uwiteka uzatandukanya ibintu. Ngo umunsi umwe Ahabu ngo yibuka ko Iramoti y'i Galeyadi ngiyo karitsiye yari Abisiraheli, Abasiriya batwaye. Aravuga ngo mbese ubu nta kuntu twatera aba bagabo hanyuma tukagarurira Moti y'i Galeyadi ikongera ikaba karitsiye yacu mu Bisiraheli. Biravuga ngo Yehoshafati aza kumureba ngo azamufashe kurwana iyo ntambara. Imana ibika ijambo ryayo kugira ngo izarisohoze. Twese amen. Ibika ijambo ryayo kugira ngo izarisohoze. Yehoshafati ngarasa baganira iby'urugamba uko bazajya kugarurira Moti y'i Galeyadi, ngo bajye inama y'uko iyo ntambara bazayirwana, ngo ariko bibuka ko batajya barwana batajyanye n'Uwiteka. Umva we, Imana yasigaje akantu kazatuma uyikenera. Yasigaje akantu gato kazatuma uyikenera. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kwirembo ubari kwirembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze kwirembo. Imana igisigaza akantu gato kazatuma uyishaka kakwibutsa ko uyikeneye, gahora kagukomanga kakubwira ngo uracyankeneye nduwiteka. Nakani kubikami kakubwira tuzankenera mu kwa mbere no mu kwa kabiri unkenere no mu kwa gatatu unkenere, 2024 izarangira ukinkeneye. Ako kantu umuntu akambariraho ibitenge bihenze, umuntu akakariraho kawunga ariko gahari ako kandi buri wese agira ke. Iyo mpamvu mu rugamba buri wese arwana ukwe. Munyikirize haleluya, munyikirize haleluya, haleluya. Ako karasigara kugira ngo uzakenere Imana. Imana yatumye Galeyadi hafatwa n'ubwoko butari ubw'Abisiraheli kugira ngo izahategera Ahabu. Ngo yicaye karimo araganira na Yehoshafati, aramubwira ngo mbese twajya gutera aba bantu tutabajije Imana. Yehoshafati aramubwira ati ntabwo intambara twahejyamo tutabajije Imana. Gahamagara abahanuzi 400, karabwira ngo nimuze mumpanurire mumbwire icyo Uwiteka avuga. Mbese uru rugamba nzarujyamo neje? Bibiri avuga ngo umwuka mubi wari wavuye ku Mana, ngo Imana yari yabajije ngo ninde wanshukashukira Ahabu hazamutsinda ahantu numva nshaka kumutsinda. Ninde wamunshukashukira hazamusohozaho ijambo navuze. Ninde wamuhenda ubwenge akazamfasha gusohoza icyo navuze. Nababwiye ngo ijambo ryose Imana yari kurikiranga igira gute irisohoze. Ngo nuko umwuka
ngaraza abwira Imana, arayibwira ngo ngewe Ahabu nzamushobora. Ngaza mu bahanuzi 400 mwuka w'ubushukanyi. Abahanuzi 400 bose baramwira ngo genda, Uwiteka aravuze ngo uzatabara utabarukana amahoro. Yehoshafati uzi uko Imana ivuga, Imana iguha amatwi yo kumenya uko Imana ivuga. Atari kubo abantu 400 bose bavuze ukuri. 1 2 3 abantu 400 ubu bose baravuze ngo tugende kurwana. Aramubaza ngo nta wundi muntu w'umuhanuzi waba uzi muri iki gihugu ngadufashe kumugishirizamo Uwiteka inama, ngahabasubiza ubwenge inyuma. Aravuga ngo mfite umugabo witwa Mikaya, ngo ni umuhanuzi w'Uwiteka ariko ndamwanga kandi nawe aranyanga. Yehoshafati aramaze atese guhora ngo iteka ryose yampanurira ibintu bibi, nta jambo ryiza na rimwe ndumva mbwira. Jambo ryiza rero, hubakiye inzu, hujyanye Canada, hujyanye muri Amerika, cakira Bahabu nibyo bikundira gusa. Iyo babwiye kwihana ntibabyumva, reka ubusambanyi ntibimure, reka ubujura ntabyumva, ashaka ngo Imana imubwire iby'inaha gusa. Yehoshafati arabatumva rero, uwo muhanuzi uhanura ibibi buriya yahanura n'ibyiza Imana yabivuze. Ari Imana yabivuze yabivuga. None nimumuzane tumugishirize mu Uwiteka inama. Ngo bajya kumuzana aho yari yibereye, ngo intumwa yagiye kumuzana, munyikirize haleluya. Turacyari kumwe torero, duhereze Imana icyubahiro, birakunda. Amen. Intumwa yagiye kumuzanira mwe tumva ngo tukubwire rero Mikaya waramenyereye, wihaye ibintu byo guhanura ibibi gusa, iwawe ni intambara gusa nta mahoro haba. Hari abahanuzi bafite amavuta ashyushye 400 bose bahanuriye umwami kazatabaruka amahoro. Ntiwibeshye ngo uvuge iby'Imana itavuze, kandi natwe dukorana na simwanyikirije ko nabakunze. Ntiwibeshye ngo uvangirwe, natwe dukorana na. Iyo usenga niyo duse, iyo uririmbira niyo turirimbe, iyo ubwiriza niyo tubwire. Utibeshya rero nguzana ibintu byo kuzana bya bintu byawe bya kera, ngo Imana ngizarimbura abantu, ngo Imana hari nababwira ngo Yesu yarabirangije, ngo ubugingo bwacu ngo buri muri Yesu, ngo Imana ntacyo yadutwara, ngo niyo twagwa 7 izakibatwara. Izakibatwara we, izakibatwara Imana. Abahakana umusaraba Imana izakibatwara, nubwo baba bamaze imyaka mu idini, ariko abahakana Kristo bagahakana umusaraba, bagahakana kwera kw'Imana, Imana izakibatwara. Muri mwese ni n'uruta Yuda, we yabikaga n'amafaranga ya Yesu. Abaje gusenga haleluya, abakunda Yesu haleluya, abataramiye Yesu haleluya. Mikaya baramubwira ngo uvuge nk'ibyo abandi bavuze. Arabwira ati nta kibazo, ndavuga ibyo Uwiteka mbwiye, ndavuga iby'Imana imbwiye. Ngagera mu giterane cy'abahanuzi 400 bicaye bari kunywa jiza umwami, bari kuzinywera ubuntu. Barimo baranywa amata y'umwami bayanywera ubuntu, banywera ku binyoma gusa. Kandi sinabarenganya, nyine umwuka w'ubushukanyi yari yaje muri bo bahanura iby'Imana itavuze. Imana iduha amatwi yumva Imana. Nari mvuze ngo Imana iduha amatwi ayumva. Nari mvuze ngo Imana ihitorera amatwi ayumva. Munyikirize haleluya. Imana iguha amatwi ayumva, barangi batazaguhanurira ukagira ngo niyivuze. Erega nabo baratitira, baratitira, barabyina nkamwe, bavuga Yesu, ariko uzasuzuma imbuto zabo, uzasuzuma imbuto zabo, kandi uzasuzuma ibyo bavuze umenye ngo ni Yesu bivuze koko cyangwa ni amarangamutima. Turashimira Imana ikibitse Mikaya, duhereze Imana icyubahiro. Turashimira Imana ikibitse Mikaya. Hallelujah. Araza ngo yicara mu giterane cy'abahanuzi 400 bavangiwe, baramubwira ati natwe dukorana nayo, uvuga ibyo ivuze, kandi reka tugukopeza ibyo yavuze. Umwami yavuze ngo tabara uzatabarukana amahoro, nta kibazo uzagaruka.
arabwira ati reka mbanze nyibaze uko iri kuvuga. Ayegereye ati mubwire ngo uzagwayo. Aragaruka ati ravuze ngo mwami nutabara uzagwayo. Ngo hari umugabo w'inkorokoro witwa Sedekiya ngaba mukubise urushya ati wamuvangirwe we Imana ikunyuzeho itanyuzeho ijyahe. Ivuganye nawe itanyuzeho. Urumva nguriyemera ngo Imana ngivugana nawe wigize akaraha kajya he ikunyuzeho itanyuzeho. Ngamukubita urushyi se Mikaya abangucanganyikiwe ngakimukubita urushyi Mikaya tuvuga ivuze nanone iravuze ngo wowe tuzahura ugarutse uri wenyine sobuja mutari kumwe. Aha babwira Yehoshafati arambwira ati sinabikubwiye se nibi ngibi Mikaya ajya hanura nta bindi ahora mpanurira ibibi gusa sinakubwiye ko mwanga. Yehoshafati ati nta kibazo. Aha bahita ashaka ibintu bisibanganye ibimenyetso byose. Naha rero tugiye kugira twasomye ijambo ry'Imana ibyo ndi bugende ntavuze nzabivuga ngarutse mu izina ryande rya Yesu. Arambwira ati rero kugira ngo tujijishe Imana fata imyenda yanjye ndi umwami w'Abisiraheli kandi bari abagabo ntibakuzi abanzi bacu. Wambara imyenda y'umwami w'Abisiraheli nanjye nambara imyenda y'umwami w'Abayuda hanyuma tujijishe maze ndebe iyo Mana nibizi no gutandukanya imyenda y'abami. Bibiri iravuga ngo bajya ku rugamba Yehoshafati yambara imyenda ya Ahabu yambara ya Yehoshafati. Bakiri muri ibyo ngo umwami w'Abasiriya aravuga ngo nitujya ku rugamba bwira ingabo se arazibwira ngo nitujya ku rugamba nimugire undi muntu mureba yaba ukomeye cyangwa woroheje mundebera umwami w'Abisiraheli witwa Ahabu niwe wenyine ashaka abandi bose mubihorere. Bibiri iravuga ngo nuko bageze ku rugamba ngo urugamba rurakomera. Icyakora ngo Uwiteka atiza Abisiraheli amaboko basa n'abanesheje ngo nimugoroba intambara irimo irasa n'irangira. Ngo umuntu umwe wo mu ngabo z'Isiriya ngapfa kurasa umuheto gusa. Ngo yapfuye kurasa gusa arawufora umuheto ngo umwuka wera arawukurikira. Umwuka wera arawukurikira. Umwuka wera arawukurikira ukawukurikira. Ntekereza ko Imana bati ngendera shawe unkorera akazi. Hari umwami uje gutandukanya umucyo n'umwijima. Ndabizi ko bishaririye bikomeye ariko niko Yesu yambwiye. Nari nateguye andi magambo rwose ariko Yesu yambwiye ngo nze tuvugane iri jambo ngo mu ntambara abantu bari kurwana nubwo gutandukanya Ahabu na Yehoshafati bigoye ariko hari umwambi. Hari umwambi. Hari umwambi. Hari umuntu ugiye gupfa kurasa gusa kandi umwambi uzavumbura nyirawo. Biravuga ngo nuko bahita bagwa kuri Yehoshafati kuko yambaye imyenda isa n'iya Ahabu. Ngarataka ati mumbabare ntago ngenda Ahabu ntago ari njyewe nubwo nambaye imyenda ye ariko sindu. Abantu bose bagiye gutakira muri iri teraniro hari imbaraga zije kubakiza. Taka wambaye umwenda utari uwawe. Taka wambaye imyambaro itari yawe. Bwira Yesu mubwire ngo Yesu nambaye umwenda utari uwanjye ariko sinjye Ahabu ntago ari igihe umwambi ukeneye. Sinjye sinjye Mana sinjye. Bazakunyuraho bagende munyikirize haleluya. Bazakunyuraho bagende. Bibiri iravuga ngo nuko urugamba rusa n'ururangiye ngo umwe mu Basiriya arafora umuheto ngo arasa uko yiboneye ngo uyu mwambi uragenda ngo usanga habaho yari yicaye mu igare yambaye imyambaro ya Yehoshafati ngo urahinguranya no hagati y'imyenda arataka ati ndapfuye. Barambwira turapfuye mwami. Wati ndapfuye pe. Ngo nuko umwerekeza w'igare rye
ararikurura aramutahana ngo bavuze impanda batabintu bose mutahe umwami wacu afite ikibazo ngo barataha ngo bagenda amaraso ajojoba bageze aho bajya umwami ahabagira gute aratanga ngo nuko bajya kogereza igare rye muri cya kidendezi aha amaraso ya Naboti yaguye imbwa zikayarigata rya jambo rirasohora ngo aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira amaraso yahawe. Hari umwambi uje gutandukanya ibintu rero. Torero munyikirize amen. Hari umwambi uje gutandukanya ibintu. Hari umuhungu uri mu isezerano rya kera wantangaje. Umuhungu witwa Reuben muramuzi? Haleluya. Reuben yabayeho mu buzima bw'ikinyoma. Reuben ni imfura ya Yakobo. Yabayeho mu buzima bw'ikinyoma, yakoze icyaha gikomeye. Se ntiyabimenya ariko Imana irabimenya. Ngo yuriye indyamo ya se aryamana na mukase. Imana ireba. Dufite abarokore bafite ibyaha by'ibigugu. Baririmbiraho, babwiririzaho, badiyakoneraho, bariraho igaburo ryera. Umuntu akaba yarasize abyaye abana ahantu runaka, yagera i Kigali akabeshya ngo ni umusore. Sinzi ukuntu babigenza bagahita bigira abantu nyine ukabona ni umusore. Ukabona umuntu yigize umukobwa kandi abyaye nka kangahe yaravuye ahantu runaka. Dufite abarokore bafite ibyaha by'ibigugu. Ibyaha by'iki? Bambariraho amabaze ukagira ngo ni abarokore. Imana ishimwe ko naje gusengera hano. Imana ishimwe ko naje gutaramira Imana hano. Bakabyambariraho rinete. Rubeni ajijisha se ariko ntiyajijisha ijuru. Icyaha cyamaze imyaka myinshi cya Rubeni. Yakobo amaze gusaza agiye gutanga umugisha, ahamagara abahungu be bari muri Egiputa. Yakobo amaze gusaza atakinabona neza, agiye gutanga umugisha hera ku mfura ye yitwa Rubeni. Arambwira ati Rubeni mwana wanjye, niwe kubyara kwanjye kwahereyeho, niwe mbaraga zanjye, niwe Uwiteka yampereyeho umugisha, nitwa papa w'abana. Umwuka ataburetse genda gake. Umwuka ahishura ibyaha by'ibigugu bimaze imyaka. Arambwira ati hari ikintu utamenye, Rubeni yuriye indyamo yawe. Rubeni yaryamye ku ndyamo yawe. Ibintu byo kumuha umugisha no gukomeza usigiriza bigabanye. Umva icyo Uwiteka avuze. Aravuze ngo Rubeni ameze nk'amazi adatemba, ngo ni nk'ikidendezi kiri ahantu. Amazi adatemba abamo imitubu, abamo imibu, ibintu byose byapfuye niho byigira. Ngo niko Rubeni ameze. Arambwira ngo ubwire Rubeni ngo ibyaha wakoze, icyaha wakoze cyarabitswe ahantu. Ntujijishe so Yakobo, twe mu ijuru turacyareba. Yakobo nubwo yahumye ariko twe turacyabo. Hari umwambi uje gutandukanya ibintu. Imana idufashe. Nari mvuze ngo Imana igira gute? Mwanyikiriza bigakunda. Imana igira gute? Imana idufashe cyane. Sinari kujya kure y'ibyo Imana yambwiye ngo mbabwire, kandi simfite ubwoba ko ndi imbere ya kamera. Ntabwo mfite ubwoba. Abantu b'Imana bafite ibyaha bamaranye iminsi, kandi amaraso ya Yesu aracyeza. Amaraso ya Yesu aracyahumanura, ariko abantu banze kurekura. Tuzajijisha idini ariko ntituzajijisha Yesu. Ntago idini rinyemerera kwambara birebire, nkambara amajipo maremare n'ibitambaro, nkajijishiriza mu bitambaro n'ingutiya ndende, nkajijishiriza mu mapantaro meza n'ibindi, ariko ijuru sinzarijijisha. Ntibibaho ntawe umuntu ubeshya ijuru. Amaso y'Imana arareba,
munyikirize amen. Amaso y'Imana arareba. Bibiliya yavuze ni Yesu ubwe wabyivugiye, yaravuze ngo abavuga ngo mwami mwami abavuga mwami mwami bamuvugira mu makorari, bamuvugira mu kidiya, bamuvugira hehe aho bamuvugira hose. Abavuga mwami mwami badakora ibyo data wo mu ijuru ashaka, ngo bazamugera imbere ababwira ngo nubwo mwahanuraga, ariko mwahanuraga mu mazina yanyu, ntimwahanuraga mu izina ryanjye. Nubwo mwabwirizaga mu mazina yanyu, ariko ntimwabwirizaga mu izina ryanjye. Nubwo ntimwaririmbaga mu izina ryanjye, mwaririmbaga mu mazina yanyu. Azababwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze kubamenya. Imana idufashe. Nari mvuze ngo Imana, turi mu kinyejana kigoye, kirimo ikinyejana cyacu kiragoye. Ikinyejana cyacu kiragoye, kirimo ibyenda gusa na Yesu ariko bitari Yesu. Kiragoye cyane. Udafite amaso y'umwuka ntiwamenya n'ibikirimo. Ababateresha haleluya bose sabera, abababyinisha bose si haleluya. No. Ababyina bose siko bakijijwe, keretse abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Duhereze Imana icyubahiro. Ababahanuriye bose siko bakijijwe, namwe abo mwateze amatwi mwese siko mukijijwe, keretse abakora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka. Paulo yabwiye Abaroma arababwira ngo nimwumve, Imana ntirobanura ku butoni. Abashaka ibyiza, abashaka kubona umugisha, abashaka kubona ibyo mwita ko bizagira icyo bibamarira, niba bishakisha gukora ibyiza badacogora. Haleluya. Abashaka ubwiza n'icyubahiro bakaba bashaka kudapfa, niba bishakisha gukora ibyiza badacogora, abagabo ngabo Imana izabitura. Imana ihabwa icyubahiro, izabitura amahoro, izabaha ubugingo. Iravuga ngo kandi ibyo nibyigirira abayuda, ngo uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Imana ntirobanura iyo umuntu ashaka gukora ibyiza, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Iryo ni ihame ry'ijuru rero. Munyikirize amen. Noneho se urasabwa iki kugira ngo uyu mwambi utagufata? Niho tugiye gusoreza, dusenge. Niki kizakurinda uyu mwambi w'Uwiteka ugiye guforwa n'umuntu tutazi aho ugiye kuva? Niki kizawukurinda? Torero munyikirize amen. Kizakurinda uyu mwambi, icyambere ni ugukura ibishimwa mu bigabo. Biroroshye. Ni ugukura ibishimwa mu bigabo. Imana yarebwiye Yeremiya 15:19, iramubwira ngo nugaruka nzakugarukira, kandi nukura ibishimwa mu bigawa akanwa kanjye kazamera nk'akawe. Nibyo bigiye gukiza abantu umwambi w'Uwiteka. Ni ugukura ibishimwa nukura ibishimwa mu bigawa ukangarukira, nanjye nzakugarura, kandi akanwa kawe kazamera nk'akanjye. Mbese murumva ibintu Imana idusaba bikomeye? Ni ugukura ibishimwa mu bigawa. Ibyo bigiye gukiza abantu uyu mwambi. Kabiri, cyakabiri kizarinda abantu uyu mwambi ukomeye, ni ukugira impamvu ihagije, ariyo jambo ry'Imana. Haleluya. Kugira impamvu ihagije, kugira ijambo ry'Imana, kumenya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, bizakurinda uyu mwambi. Kugira ijambo. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Abaje gusenga twese amen. Abataramiye Imana twese haleluya.
kugira impamba yitwa ijambo ry'Imana, kuribika mu mutima, apana kurifata mu mutwe ngo ribe inyuguti gusa, kurigira mu mutima kandi rikabyara ibikorwa, rikaba ubuzima ku buryo uhagarara imbere y'icyaha ukakiganiriza, ukakibwira ngo haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose. Amen. Reka manuke. Isi iragoye kugera ku kigero udafite ingingo ikurengera muri Bibiliya. Washiduka indirimbo wabyinnye zose zibaye ubusa. Isi iragoye ku buryo udafite ingingo ikurengera muri Bibiliya, udafite ijambo. Amasengesho yose wasenze yaba ubusa bikakurenga. Amen. Umwuga yamwe ngo uyu munsi tuganire ibintu bikomeye. Mama, isi ntuzayikangisha ngo umaze imyaka 30 mu rugo. Ishobora kugucanga ukajya gusaba divorce. Systeme y'isi yubatse ukuntu ku buryo Satani yabyungukiyemo ngo agerageze intore z'Imana. Yagerageje guhimba ibinyoma byinshi kugira ngo arebe ko yagusha n'intore, ariko abari kumwe na Yesu. Yesaya yaravuze ngo bazagenda be kunanirwa, baziruka be gucogora, bazaguruka ntibazagaruka inaha, ngo bazagurukisha amababa yabo bakomeze. Bene abo bagenda hejuru y'ibihe, ibiteye ubwoba bya nijoro ntibibakanga, bafite imbaraga z'umutima. Buri kibazo cyose bagira ingingo ibarengera mu byanditswe byera. Haleluya. Buri kigeragezo cyose kibajeho bafite ingingo ibarengera. Ubushize nabwirije abantu, nabwo ngo muri Bibiliya harimo ibyiciro byose by'abantu. Hari mu ijuru cyangwa muri Bibiliya harimo ibyiciro byose by'abantu, kandi ababaye intwari zo kwizera bari bagiye bafite ingingo zibarengera zituma bahagarara imbere y'ibigeragezo. Mwanditsi w'Abalewi yaravuze ngo abo ngabo babanye n'Imana gutyo, ngo n'Imana ntigira isoni zo kwitwa Imana ya. Barishobojwe n'iki? Bafashe ijambo ry'Imana barihindura ubuzima. Bafashe ibyanditswe byera babivana mu nyuguti bibi ubuzima. Kandi abo ntibabaga mu materaniro menshi nk'ayo mubamo. Ngizo za nibature, ngizo imigoroba yo gutabaza no kugira gute, ngaye ma repetition, iki ayo mahirwe ntibari bayafite, ariko bafashe Bibiliya bayivana mu mutwe bayishyira mu mutima, bihinduka ubuzima. None twebwe ikibazo dufite abarokore bafite Bibiliya mu mutwe, bazi inyuguti, bazi ibice, bazi imirongo, ariko kugira ngo bibe hano ni ikibazo. Ntago Yesu yananiwe kuguha imbaraga ngo uneshe, ntago byamunaniye, ahubwo wisuzume urasanga ari wowe ufite ikibazo. Abaje gusenga amen. Kandi niba Satani ataratinye Yesu asoje ya 40 iminsi 40 atarya, Bibiliya ivuga ngo ntiyaryaga gusa, nako konyine atanywa ntakariho, asoje 40 atarya. Arayasoje agisohoka mu masengesho ahura na Satani, aramwe ngo mvuye hano hanze kuzerera mu butayu. Hanyuma niki kikugenza? Narinje kukubwira ngo nufatira ibuye ukaruhindura umutsima uraryohage. Yesu aramwe ngo nubwo nshonje ariko ntago wangerageresha ibyawe. Haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose. Abaramujyanye ati tugende ku musozi ujye kundamya, uzamuke hejuru. Haranditswe ngo izategeka abamarayika bagwe hasi, nubwo hasi bagusame. Aramwe ngo umva urahangejeje ariko ntibishoboka, sinagupfukamira we Satani, ntago bishoboka. Haranditswe ngo ujye ubararira Uwiteka Imana yawe gusa. Haleluya. Abaje gusenga haleluya. Ijambo ry'Imana kurigira impamba nibyo bikiza.
nibyo biturinda. Kandi kuri buri ngingo y'ikigeragezo ukaba ufite ingingo ikurengera. Ni iki Imana ivuga ku bupfakazi? Ukamenya ngo haranditswe ngo Imana ni umucamanza w'abapfakazi. Ntabwo Imana ari umugabo w'abapfakazi, Imana ni umucamanza wabo. Imana si umugabo w'abapfakazi. Utwo ni inyorosha abarokore bishyiriyemo, ariko ngo ni umurengezi wabo. Duhereze Imana icyubahiro we. Ni umurengezi wabo. Iyo ni ingingo irengera abapfakazi. Kwinjira mu mfubyi. Turi ku ijambo rivuga ngo nubwo uwo mwambi uhari, ariko tukwiye kugira impamba izadukiza uwo mwambi. Ako nabakunze Imana. Haleluya, haleluya. Uzi ukuntu mutuje muri kumva ijambo ry'Imana, mumeze neza n'ukuri. Niwinjira mu isi y'ubupfubyi, baza Bibiliya ngo mbese ubupfubyi Bibiliya buvugaho iki? Uzasanga ivuga ngo ni nge se w'imfubyi zose. Ibyo bizatuma ubaho uri umukobwa udasambana, nubwo waba nta mubyeyi ugira, ariko uzajya wicara uvuga ngo mfite data undeberera. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ni ibihe bigeragezo byakubaho byatuma Imana irwara pressure, uretse ko itanayirwara nta niyizi? Ayiwe. Paulo yandikira Abakorinto, munyikirize. Haleluya. Yarabwiye ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Imana ihabwe icyubahiro. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Aravuga ngo mbese ni inzara, mbese ni akaga, mbese ni amakuba, mbese ni ukwambara ubusa, mbese ni inkota, mbese ni ukurenganywa. Haravuga ngo muri ibyo byose nta na kimwe Yesu arabiruta. Ibyo byose nta na kimwe Yesu arabiruta. Ndafashijwe cyane. Uwiteka we, icyama umwami agakingura imitima yanyu mukumvira ijambo. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni ukwangwa mu miryango? Mbese ni uko umugabo yagukubita? Mbese ni uko urugo rwakanga? Mbese ni uko abana ntacyo bakumariye? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Haleluya. Afashijwe cyane. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Kirasa guteze? Use ni iyihe nzu Imana yakubakira ikagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Yimbwira ukuntu isa ni White House. Imana ikujyane muri Amerika se, urashaka ngo basi ukunda Imana kubera inzu? Yesu aruta amazu. Mukobwa mwiza, wumva uzakunda Imana kuko yakubakiye urugo? Yesu aruta abagabo. Musore, wumva uzakundishwa Imana nuko yaguhaye umugore? Yesu aruta abagore. Ndafashijwe. Umunsi umwe nabwirije bene ibi bintu, umuntu arambwira ngo ariko ko witwara nk'umuntu utaba mu mubiri, uko wagira ngo wageze iyo ujya. Mubwira ijambo Paulo yabwiye Abefeso, yarabwiye ngo yaratuzuye, ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ndabwira ntiyo turi mu mwuka ntidutekereza ibyina, ahubwo tureba gakondo. Amashyi menshi kwa Yesu we. Haleluya. Ntabwo dutekereza ibyinaha, nubwo ari wo tuba, nubwo ari wo dutuye, nubwo ari wo dukorera. Isi iradusaba, irabidusaba, ibihe birabidusaba, ariko ntabwo bidutwara umwanya, ntabwo imitima iduhagazemo. Dufite ibindi byiringiro, dufite ibindi byiringiro. Imitima ntiduhagazemo, no, kuko tutarubaka amazu, ntabwo imitima iduhagazemo. Twebwe ntabwo tuzarwara indwara z'abakire ngo twarwaye wapi.
dufite Yesu. Yesu atubereye byose. Nabiduha ni sawa, natinda no kubiduha ni sawa, nanabyihorera nabyo ni sawa. Bidutwaye iki se? Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Muze kujya muri Amerika bimpagarika umutima. Mana Amerika, mana Uburayi, mana Oceania, mana Australia, mana oya Yesu arabiruta. Mana inzu, mana umugore, mana abana, mana ni byiza ko Yesu abimpa, ariko igihe atarabikora umutima wanyu uratuje. Igihe atarabikora mfite amahoro yuzuye, mfite amahoro yuzuye, mfite amahoro yuzuye, mfite amahoro yuzuye. Rasa yabona mfite amahoro yuzuye. Mbese mufite amahoro? Mukanya murandikira Imana rwose, muyandikire pe, ariko mugwiza amahoro. Nari mvuze ngo mugwiza amahoro. Icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nawe dufatanye kumushima. Yesu arashoboye. Nta marira nabonye atahoza, nta gahinda nabonye atamara, nta gikomere nta kimwe atomora. Nukuri Yesu arashoboye. Icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nawe dufatanye kumushima. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Oh Yesu arashoboye. Yesu we, Yesu arashoboye. Mana habwe icyubahiro. Kugira impamba, kubika ijambo ry'Imana bizabakiza uyu mwambi. Uyu mwambi uzabanyuraho usange mufite ingabo ibakingira. Dufite ingabo idukingira, dufite ingabo idukingira. Pawulo yaravuze ngo mutware intwaro zose z'Imana, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwose bwa Satani. Ahubwo ngo nimwambare ingofero ibagakiza, mutware kwizera guhinduka ingabo ikingira igituza, ngo kandi mufate ijambo ry'Imana rihinduka inkota. Haleluya. Rihinduka inkota. Kugira impamba yitwa ijambo ry'Imana. Cya gatatu ngiye gusoza. Cya gatatu kizabashoboza kurindwa uyu mwambi ni uguhoza ibyiringiro byawe muri Kristo. Guhoza ibyiringiro byawe muri Yesu. Duhereze Imana icyubahiro. Guhoza ibyiringiro byawe muri Yesu Kristo. Nkurahiye Uwiteka nkorera, nukura amaso yawe kuri Yesu uzabona imiyaga n'imiraba. Petero yakuye amaso kuri Yesu, yaramuhamagaye ngo ngwino ugendesha amaguru hejuru y'inyanja nkanjye, ubikore nkanjye. Ngateye intambwe ya mbere abonye bikunze, iya kabiri, iya gatatu, ngatangira gukura amaso kuri Yesu. Ntekereza ko yahindukiye akareba inyuma akabwira ba Filipo ati mwabibonye ko nkaze. Yibagirwa ko ari Yesu wamuteresheje intambwe hejuru y'amazi. Yesu aramubwira ngo iyo wankuye mugashyiramo abantu ukishyiramo birapfa, komeza umpanga amaso. Isi irimo umuraba ukomeye cyane. Isi irimo ibintu byinshi bitandukanye.
ariko nimuguma n'ibyiringiro mugakomeza gutegereza Yesu ntago umuraba uzabashobora. Ibyiringiro byanyu nibigume muri Yesu Kristo. Munyikirize amen. Icyakane kizabarinda uyu mwambi nukuzirikana iby'Imana yavuze no kumenya kirazira zayo. Imana yabivuzeho iki? Yego yarabivuze, ariko yabivuzeho iki? Ni ibiki bizira mu by'Imana yavuze? Yego k'Imana yabivuze, kirazira zabyo ni izihe? Nzabyitwaramo gute nk'umuntu ugendana amasezerano? Nzifata gute nk'umuntu ufite ibintu Imana yavuze? Ahantu Imana ibitse ijambo ryayo hakwiye kuba hasa gute? Hakwiye kuba hameze gute? Nzaba ndi umumama umeze gute? Nzaba ndi umukobwa umeze gute? Nzaba ndi umugabo umeze gute? Ndi umusore umeze gute? Ubitse amabanga y'ijuru, kirazira z'ijuru, kumenya iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, kugendana ibyavuzwe ariko ukamenya na kirazira zabyo. Abaje gusenga amen. Ibi bigukiza umwambi. Niho Yosefu yabwiye muka Potifari amwe atumva, ntago nge nakora icyaha nawe. Hariho kirazira ziherekeje inzozi narose. Iby'Imana yavuze irabizirikana kuko itabeshya, ariko hari kirazira ko nakora icyaha mbere y'igihe. Ntibibaho sinakora icyaha. Arambwira ngo nakemera nkasohoka muri iki cyumba nambaye ubusa, ariko Imana ikambona nk'umukiranutsi. Munyikirize amen. Bene Rekabu ni bamwe mu bahungu nkunda. Yesu we, ya minota yarangiye disi. Yo sawa, Imana ibamugisha. Yesu mwami. Bene Rekabu bari bafite isezerano bafite isezerano ryo kuba mu nzu y'Imana rwose ari nabyiza, ariko bazi kirazira. Sekuru wabo yari yarababwiye ngo kirazira gukorera Imana unywa n'inzoga, kugira ngo muzabane neza n'Imana, muzirinde ibisindisha. Ngo barishyira mu gutwi ariko barimanura mu mutima. Ngo umunsi umwe Imana ibatangaho urugero, ifashanyigisho. Ibwira Yeremiya iramubwira ngo uzuza ikibindi inzoga, ugende nkwereka abahungu bamaramaje. Imfashanyigisho. Imana irashaka kuzagaragaza ko wakijijwe, ukaba ubyirato, ikajya ivuga ngo mfite umugore ukijijwe, mfite umugabo ukijijwe, mfite umukobwa wamaramaje, mfite umusore wamaramaje. Haleluya. Arabasana abashyira ku ruhimbi. Harabwa ngo muri kubona iki? Barambwa ngo turi kubona ikibindi kirimo inzoga ibira. Bararirimba barasenga matangazo. Yeremiya arabwira ngo Imana yabwiye ngo munywe inzoga. Arambwa bati wavangiwe, twebwe tunywa inzoga. Warahanuye ariko ugeze muri iki gice cy'uravangiwe tu. Ubwo se Imana yabigutumye? Genda ubibwira ngo dufite kirazira, dufite indahiro, dufite kirazira. Kuba muri iyi nzu twe dufite kirazira. Imana yavuganye na sogokuruza kera, irambwira ngo uzabwira abazakukomokaho bose, kirazira gufata umuhogo wanyu mukawunyuzamo byere. Haleluya. Arambwira ngo ugende uyibwire ngo wibeshye uyu munsi, genda uyibwire ngo wibeshye, twe ntago twanywa inzoga. Yeremiya asubira imbere y'Imana, turansebeje imbere y'abana kweri? Uransebeje kweri Imana? Utumye abana bansuzugura? Imana irambwira ngo ntago ntumye bagusuzugura. Bariya bari imfashanyigisho z'abarokore bake basigaye batarapfundura byeri. Zari imfashanyigisho z'abarokore bake basigaye bagifite kirazira. Umwambi ntuzabafata, umwambi ntuzabafata, umwambi ntuzabafata. Irambwira ngo genda ubambwire ngo felicitation bahungu beza, muranejeje. Isezerano ryo kuba mu nzu yanjye ni iryanyu iteka ryose. Haleluya, haleluya. Isezerano ryo kuba mu nzu yanjye ni iryanyu bahungu beza n'abazabakomokaho iteka ryose.
iramubwira ngo ngende umbwirira Abisirayeli ngo ubwo abantu bumvise indahiro bakamenya kirazira y'umuntu, kubera iki ubwoko bwanjye butanyumva, kubera iki ubwoko bwanjye butamenya, kubera iki ubwoko bwanjye butazi kirazira z'ijuru, ni ukubera iki, niki kibitera. Imana iduha amatwi yumva bitume tumenya ijwi ryayo, ariko tumenye na kirazira z'ijuru. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ngaho muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Ayo mashini bara ya Yesu tuyakomera icyarimwe. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo Imana ibasha gukiza abantu amakuba n'ibibagerageza, ngo ariko irinda n'abatayumvira kugira ngo bategereze umunsi w'Uwiteka ukomeye, ngo kugira ngo bazahanwe. Ibyo bintu byose Imana ibikorera, ni igikorwa ikora en parallel, ibikora ari ibintu bigendanye. Ikiza abayubaha amakuba, ariko ikarinda n'abasuzugura, basuzugura ijambo ryayo, basuzugura umusaraba, ikabarinda ngo bazacirweho iteka. Nimwumva ukuntu Imana iteye. Ariko abizeye Kristo, uyu mwambi ntabwo uzabashobora. Abizeye Yesu, uyu mwambi uzabanyuraho bagende, kuko bafite ingabo ibakingira. Reka tugire icyifuzo kimwe muri iri jambo twasomye cyangwa twumvise, tubwire Imana ngo Imana iturinde kwambara imyambaro y'abandi. Si byo se? Imana ikurinde kwambara umwambaro w'abandi batazakwitiranya. Kandi nubona bakwitiranyije utake, kuko umwambi uraje, mwambi uraje. Kandi uyu mwambi uje gushaka habo uyoberanya, kandi nukuri Imana izasohoza icyo yavuze. Ariko nimwishingikiriza ku magambo y'Uwiteka, iryo jambo rizababera ingabo ibakingira. Duhombeka amaso yacu. Ni ibiki wumva Imana yagombaga gukora itakoze bituma wihimbira inzira zo gukiranuka? Reka nsubiremo iki kibazo numva ari umwuka ugitanze. Ni ibiki wumva Imana yagombaga gukora itakoze zituma wihimbira inzira zo gukiranuka, bigatuma wambara imyambaro itari yawe kugira ngo ubeho, bigatuma wambara imyambaro itari yawe kugira ngo wikize? Ni ibiki Imana yagombaga gukora itakoze? Ushinga urubanza uburane n'Imana, ariko nusanga Imana yarakoze byose yagombaga gukora, uyigirire icyizere. Ntiwongere kwigirira nabi, ntiwongere gucumuzwa n'ubusa, ntiwongere gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima nk'uko bene wacu baririmbye, ahubwo ugira ibyiringiro muri Kristo Yesu. Habaye hari umuntu muri iteraniro utarakizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, azamura ikiganza. Uyu mwambi wo utegereje abatarizera bose. Ni ukuri uyu mwambi uzabageraho kandi ntibazawucika, ariko muri Kristo haracyari ubuhungiro, haracyarimo umugabane wawe, haracyarimo ikibanza cyawe. Uzamura ikiganza ubwire Yesu ngo Yesu ndagukeneye, uyu mwambi ntuzangereho, uyu mwambi uzanyureho usange ndi muri wowe, hanyuma nakire ubuhungiro muri Kristo. Uzamura ikiganza. Kandi n'abantu bambaye umwambaro utari uwabo mukajya ku rugamba kurwana, hanyuma mukaraswa, namwe muzamura ikiganza. Yesu ashoboye kubomora. Abantu babiri nshaka, n'umuntu ushaka gukizwa, n'umuntu wari ukijijwe akagwa agasubira mu byaha, azamura ikiganza tumufashe gusenga. Umura Yesu agukunda urukundo rwinshi, kandi aya masengesho ntacyo twaba twayasengeye tudakiza imitima. Imana irashaka ko umutima wawe ukira, Imana irashaka ko umutima wawe ubohoka. Ubaye urimo wazamura ikiganza tukagufasha gusenga. Turagutegereje rwose, ntago twihuta, umunota umwe witekerezeho. Niba utarambaye imyambaro y'abandi bigatuma Satani akwitiranya ariko by'ukuri arakuzi kandi n'Imana irakuzi, ariko ushobora guhindurirwa imimerere, ugahindurirwa identite uyu munsi ukaba umwana w'Imana.